Bavandimwe namwe nshuti mukurikirana ibiganiro kuri YouTube Niyitegeka Theoneste, ndabashuhuje kandi mboneyeho n'umwanya wo kubifuriza umwaka mushya muhire wa 2023 uzababere umwaka w'umugisha, umwaka w'amahoro n'umwaka wo guharanira uburenganzira bw'umuntu. Bavandimwe rero, uyu munsi iki kiganiro turagiharira abafungwa n'abagororwa bo mu magereza atandukanye yo mu Rwanda. Igitumye rero uyu munsi tugiye kugiharira abo bavandimwe ni ukugira ngo mbashe kubagezaho uburyo mwabagezaho ubufasha. Ufite icyo yabagenera akamenya aho yacyohereza nuko yacyohereza bitamugoye. Muri make mbese turagira ngo turebe uko twasangira ubunani n'abo bavandimwe. Abo bavandimwe uretse ko nababwiye ibiryo bahabwa, ibikombe 2 by'ibigori bivanze n'ibishyimbo n'ibikombe 2 by'igikoma kitagira isukari, ndagira ngo uyu munsi turebe icyo buri wese yakwigomwa mu bushobozi bwe, mu mutungo we, mbese nkuko Bibiliya bivuga ngo musangire n'abakene, musangire n'abafite ubushobozi buke, musangire n'abatifite. Ibyo na Korowani irabyemera kandi irabyigisha. Ntabatsindiye rero, ufite icyo ashaka kohereza azacyohereza muri gereza akoresheje nimero na kode ngiye kubaha. Uko bizagenda rero, nk'ushaka kohereza amafaranga muri gereza ya Rubavu afite umunyururu ashaka kuyoherereza, agomba kubanza kumenya izina ry'Ikirisitu n'izina ya gakondo y'umuntu agiye kohereza amafaranga. Uretse ibyo, amenya n'ababyeyi be n'aho aturuka byarushaho kuba byiza. Bivuze iki rero? Niba nshaka kohereza amafaranga umuntu, ndamenya amazina ye, izina rya gakondo n'izina yabatijwe. Noneho mvuge ngo ni mwene kanaka na kanaka, uvuka aha n'aha mu karere kanaka, umurenge uyu n'uyu. Ibyo nibirangira, ubwo azahita atangira kohereza amafaranga. Ariko kubera ko tugomba kumenya amazina neza y'abo bantu twohereje amafaranga, ibyo impamvu ni iyihe rero? Kubera ko muri gereza hari abantu bitiranwa ari benshi, ugasanga nk'abitwa Niyitegeka Theoneste ni benshi. Ariko iyo wavuze ko wohereje amafaranga Niyitegeka Theoneste mwene kanaka na kanaka, cyangwa se niyo utamenya amazina ya nyina na se, ariko ukamenya uti ni kanaka uturuka ahangaha, uturuka mu karere ka Ngororero, wenda umurenge uyu n'uyu, ibyo birahagije. Si ngombwa kujya kuvuga akagari n'umudugudu. Uramutse umenye gusa ko ari akarere ka Ngororero, cyangwa ukavuga ikindi kintu kizatuma bamutandukanya n'undi bitiranwa, ibyo aho nuba byumvikana. Iyo umaze kumenya amazina ye rero, wohereza amafaranga. Amafaranga ndababwira, buri gereza ifite uko bohereza amafaranga. Dutangirire kuri gereza ya Rubavu. Gereza ya Rubavu ushatse kohereza amafaranga yaho ku muntu ufungiye muri iyo gereza, ukora akanyenyeri 142 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri 17 urwego. Noneho nyuma ugakomeza ukurikiza amabwiriza y'amafaranga umaze kuyohereza. Rero amaze kugenda, wohereza ubutumwa kuri iyi telefone ngiye kukubwira. Ibyo nibyo muri gereza ya Rubavu. Wohereza ubutumwa kuri nimero 0788 98 66
277. ubwo butumwa buba buteye bute rero? uba uvuga umuntu woherereje amafaranga, amazina ye n'ibindi byose bizatuma bamumenya, bamutandukanya n'abandi bashobora kuba bafite ayo mazina. Reka noneho tujye muri gereza ya Muhanga. Muri gereza ya Muhanga ukuntu bohereza amafaranga nabyo ni akanyenyeri 142, akanyenyeri 8, akanyenyeri 1, akanyenyeri 29 26 00 urwego, ugakurikiza amabwiriza. Iyo amafaranga amaze kugenda naho ugomba koherereza ubutumwa kuri telefone ngiye kukubwira, ubabwira umuntu woherereje amafaranga uwo ari we, amazina ye, uko yitwa, ababyeyi be n'ibindi bintu byose bizatuma uwo muntu bamutandukanya n'abandi bantu bashobora kuba bitiranwa amazina. Ariko ibyo byose bitabashije kumenya ababyeyi n'ibindi byose, ushobora kuvuga ko ari kanaka uturuka aha n'aha, cyangwa kanaka wakoraga imirimo iyi n'iyi. Iyo umaze kohereza amafaranga nk'uko nabivuze, wohereza ubwo butumwa. Muri gereza ya Muhanga rero ubutumwa babwohereza kuri 07 860 10 204. ubwo butumwa nubwo kuvuga wohereje amafaranga. Iyo utohereje ubutumwa, ya mafaranga agerayo akabura nyirayo, akabura uwo azahabwa, amafaranga rero agahera mu kigega cya leta. Nicyo gituma ubutumwa ari ngombwa. Muri gereza ya Muhanga rero, cyangwa gereza ya Nyanza, gereza ya Nyanza kugira ngo wohereze amafaranga ukora akanyenyeri 142, akanyenyeri 8, akanyenyeri 1, ugakomeza akanyenyeri 29 29 99 urwego, nyuma ugakurikiza amabwiriza. Iyo amafaranga amaze kugenda, wohereza ubutumwa naho. Ubutumwa ukabwohereza uvuga amazina y'uwo wohereje amafaranga n'ibindi byose byashoboka kugira ngo bazamutandukanye n'abandi bantu bashobora kuba bitwa ayo mazina, kuko muri gereza abantu bitiranwa ari benshi. Ubishoboye wamenya amazina ya se, amazina ya nyina, aho uwo muntu avuka, icyo yakoraga wenda n'ikindi kintu cyose cyamutandukanya n'abandi. Dore rero ubutumwa aho uzabwohereza kuri wohereje amafaranga, uyohereje umuntu wo muri gereza ya Nyanza, ni kuri 07 8 39 421. Ibyo byari ibyo muri gereza ya Nyanza. Muri gereza ya Nyamagabe rero ushaka kohereza amafaranga, uzakora akanyenyeri 182, akanyenyeri 8, akanyenyeri 1, akanyenyeri 0888 urwego, nyuma ukurikize amabwiriza. Numara kohereza amafaranga, uzohereza ubutumwa usobanura uwo woherereje amafaranga kugira ngo bazamenye uwo bayaha. Iyo utohereje ubutumwa, ya mafaranga babura uwo bayaha. Ubutumwa ubwohereza hehe rero? Muri gereza ya Nyamagabe uzabwohereza kuri telefone 07 80 280 063, uvuga amazina y'uwo wohereje amafaranga, amazina ya se, amazina ya nyina, aho uwo muntu akomoka, icyo yakoraga, mbese n'utundi tuntu twose twatuma babasha kumenya uwo amafaranga yohererejwe. Muri gereza ya Huye rero amafaranga kuyohereza ni ugukora akanyenyeri 182, akanyenyeri 8, akanyenyeri 1, akanyenyeri 070 690 urwego, ugakurikiza amabwiriza. Iyo amafaranga amaze kugenda, uhita wohereza ubutumwa uvuga amazina y'uwo wohereje amafaranga kuri 07 84 100 534.
ibyo ni ukugira ngo nyine ya mafaranga atazahera mu kigega cya leta, bamenye uwo bazayaha. Iyo utohereje mbese ubutumwa, ubwo nyine amafaranga ntibamenye uwo bayaha. Tujye muri gereza ya Nyarugenge rero. Muri gereza ya Nyarugenge amafaranga bayohereza bakoresheje akanyenyeri 142, akanyenyeri 8, akanyenyeri 1, akanyenyeri 311, 300, urwego. Wamara gukora urwego ugakurikiza amabwiriza y'amafaranga amaze kugenda, uhita wohereza ubutumwa kuri iyi telefone ngiye kuguha, uvuga amazina y'umuntu uzakira ayo mafaranga, amazina ye, aya gakondo n'amazina yabatijwe, ukavuga n'ibindi byose byashobora kuzamutandukanya n'abandi bantu bashobora kuba bitiranwa, kuko muri gereza abantu bitiranwa ari benshi. Ushaka kuvuga aho umuntu akomoka, aho yari atuye, icyo yakoraga, amazina ya se na nyina n'ibindi byose byatuma bamumenya. Noneho tujye muri gereza ya Rusizi. Muri gereza ya Rusizi kugira ngo wohereze amafaranga umuntu ufungiweyo, ugomba gukora akanyenyeri 142, akanyenyeri 8, akanyenyeri 1, akanyenyeri 1840, urwego. Nyuma ugakurikiza amabwiriza. Iyo umaze kohereza amafaranga rero, ugomba kohereza ubutumwa busobanura wohereje amafaranga, ukabwohereza kuri iyi telefone ikurikira: 07 812 15 555. Ugasobanura neza wohereje amafaranga. Muri gereza ya Musanze kugira ngo umuntu yohereze amafaranga umugororwa cyangwa umufungwa, akanda akanyenyeri 182, akanyenyeri 8, akanyenyeri 1, akanyenyeri 500, 600, urwego. Agakomeza akurikiza amabwiriza. Nyuma akaza kohereza ubutumwa kuri 07 82 333 824. Ubwo butumwa abavuga amazina y'uwoherereje amafaranga. Bishobotse yashyiraho n'ababyeyi be, akavuga aho umuntu aturuka, mbese agashyiraho ikintu cyose cyatuma babasha kumutandukanya n'abandi bantu bitwa ayo mazina. Nk'uko nabivuze, muri gereza abantu baritirana, ariko aramutse atabonye ayo mazina y'ababyeyi ntacyo bitwaye, ntibyabuza kohereza amafaranga. Dukomeze muri gereza ya Gicumbi. Muri gereza ya Gicumbi kugira ngo wohereze amafaranga umuntu ufunze, ukanda akanyenyeri 182, akanyenyeri 8, akanyenyeri 1, akanyenyeri 999, 885, urwego. Ugakurikiza amabwiriza. Nyuma ugomba kohereza ubutumwa. Ubutumwa ubwohereza kuri iyi nimero: 07 47 44 00 200. Ubwo icyo gihe uba uvuga amazina y'umuntu woherereje amafaranga. Bibaye byiza washyiraho n'ikindi cyose kizatuma bamutandukanya n'abandi bantu bitwa ayo mazina, kuko muri gereza bitiranwa ari benshi. Uramutse uzi ababyeyi be, aho uwo muntu akomoka, aho yaratuye, icyo akora n'ibindi byose byamutandukanya n'abandi. Muri gereza ya Ngoma rero, muri gereza ya Ngoma kugira ngo wohereze umuntu amafaranga, ukora akanyenyeri 142, akanyenyeri 8, akanyenyeri 1, akanyenyeri 291, 911, urwego. Ugakomeza ukurikiza amabwiriza. Iyo ibyo birangije, wohereza ubutumwa kuri telefone, nimero ya telefone ngiye kukubwira: 07 864 618 91. Icyo gihe uba uvuga muri bwa butumwa, uvuga wohereje amafaranga.
iyo utohereje ubutumwa ngo uvuge wohereje amafaranga, y'amafaranga abayoberwa uwo bagomba kuyaha. Nicyo gituma rero ugomba kohereza ubutumwa usobanura amazina, waba uzi n'amazina y'ababyeyi, aho uwo muntu akomoka, icyo yakoraga, aho yari atuye, mbese ugashyiraho ikintu cyose cyatuma babasha kumutandukanya n'abandi bitwa ayo mazina. Muri gereza ya Nyagatare rero, muri gereza ya Nyagatare ho uhita wohereza amafaranga kuri iyi nimero ya Airtel 07 38 76 69 26. Bayita Airtel Money. Noneho ugahita wohereza ubutumwa nanone ku nimero ngiye kuguha 07 817 367 94. Icyo gihe muri ubwo butumwa ugomba kuvuga umuntu wohereje amafaranga, amazina ye, bishobotse ugashyira amazina y'ababyeyi, bishobotse ukavuga aho yari atuye, aho akomoka, ibyo yakoraga, n'ibindi byose byatuma mutandukanya n'abandi bantu, kuko muri gereza abantu bakunze kugira amazina ahuye. Muri gereza ya Rwamagana rero ukora akanyenyeri 142 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri 241 117 urwego, ugakomeza ukurikiza amabwiriza. Iyo birangije wohereza ubutumwa kuri nimero ngiye kuguha uvuga amazina y'umuntu uzakira amafaranga. Bishobotse washyiraho n'amazina ya se na nyina, cyangwa aho umuntu aturuka, aho akomoka, ibyo yakoraga, n'ibindi byose byatuma mutandukanya n'abandi banyururu, kuko abantu bariteranwa hariya cyane. Iyo nimero rero ni 07 86 15 86 61. Aho muri gereza ya Bugesera rero amafaranga uzayohereza ukoresheje akanyenyeri 142 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri 361 urwego, nyuma ugakomeza ukurikiza amabwiriza. Iyo urangije wohereza ubutumwa uvuga umuntu uzakira ayo mafaranga. Aha rero iyo wohereje ubwo butumwa uvuga umuntu uzakira amafaranga, ugomba kuvuga amazina ye, amazina y'ababyeyi, biramutse bishobotse. Ariko bitanashobotse ntacyo bitwaye, ariko washyiraho n'ikindi cyose kizatuma bamenya yuko uwo muntu ari we nyiri amafaranga, kuko abantu baritiranwa muri gereza. Ikindi rero, n'umuntu wohereje amafaranga, aha hose kuri izi nimero nabahaye mu kohereza ubutumwa, mugomba kuvuga amazina y'uwohereje amafaranga. Niba ari Niyitegeka Theoneste yohereje, ugomba kuvuga ko ari Niyitegeka Theoneste yohereje kanaka, ngashyiraho n'ibindi byatuma babasha kumenya ko ari we. Nkavuga nti yari atuye aha n'aha, ni ise ni kanaka, nyina ni kanaka. Ariko bidashobotse ntacyo bitwaye. Muri makeya rero izo nimero nizo bagira ngo muzifashishe mugira ngo murebe ko mwafasha abavandimwe bacu bari mu magereza, mubaha ubunani maze nabo bazishimye. Nimugerageze ku byo mutunze mubisangire n'abatishoboye, baba abarwayi, baba bari mu nzu z'imbohe. Abo bose Bibiliya na Korowani zidusaba kubaba hafi kubera ko batishoboye. Ari kumwe na Dr. Niyitegeka Theoneste, umuharanizi w'uburenganzira bwa muntu, nkaba n'umuganga. Murakoze.